nakuze mfite inzozi zo kuzaba umukire. Numvaga nimara kugira imyaka 30 nzaba mfite inzu yanjye bwite kandi nziza. Ikindi kandi numvaga ko nzaba mfite imodoka nziza ntembera ku mazi uko mbishaka. Igitangaje nuko nabonaga mu nzozi zanjye ndimo koga ku nyanja ndi kumwe n'abagore beza gusa bampamagara bati boss. Inzozi zanjye ndi umukire numvaga nzakunda umukobwa umwe gusa, ariko izi nzozi zo gukunda umukobwa umwe gusa nizo zonyine zambereye impamo. Ushobora kuba wumvise ibi ukagira ngo wenda mfite n'akazu cyangwa akazi. Reka da, siko bimeze, ariko ubundi ndi mu ntoki. Baba we. No. Mukozi w'Imana, mwamfasha. Mukorera Imana pe. Nukuri. Mani wahumugisha. Murakoze iki? Nukuri pe. Nyaboneka mukozi w'Imana. Wafasha. Korera Imana nukuri, korera Imana. Zari meze nabi. Nyaboneka ngwana. Dore nanjye nta kintu. Baba we. Nukurakoze. Mani guhumugisha. Nukuri. Kanu. Bamarerekera. Ariko ntacyo ndongera. Mana baza kugira ngahera gatari no kugwera. Mwamfasha. Mumfashe nukuri. Mani bahumugisha. Murakoze patoro. Murakoze mubyeyi. Mvataiga. Yego boss. Bangukana. None se urabona uriya president w'Uganda
twamukorera ikinga tuvire mu nzira umutungo we ngo igukane musimbure no ugomba kumwana kumwitaho boss. none se urabona nzakomeza kuba vice president we kugeza ajyana Boss, ndamuca ijosi buno vuba. nizere ko uzabyitwaramo neza. Yego boss. Papa akiranywa icyayi. Zana mukobwa wanjye nkunda. Kacyayi kararyoshye. None se papa mwavuganye na mama? Kuri biriya bijanye n'umukunzi wawe se? Yego papa. Nta kibazo mukobwa wanjye. Ahubwo ugire vuba umuzane umutwereke. Yego papa niyo mpamvu gukunda nuko ujya unshigikira. Ngaho genda umuzane vuba duhure tumenyane. Murakoze papa. Yego. Kuriza Imana gukubira karindwi Imana gukubira karindwi. Umuteterwa si aratetse. Asa amafaranga cyaba cyakwiye yo guteka. Kumva gitetse. Kanze ngenda kitancura. Madame! Madame! Umuntu ari guhamagara ntabwo rwamenye ko urageze hano. Dore kwegera ufite, dore kwegera biriya biryo ntabyumvishe ndanabirya. Yes! Iki kintu. Madame! Iki kintu kiri kumwigira mubi. Yes! Uramamagarira iki se? Araguceceba man. Ubu ngubu igenda ninjire nkaza. Bivuze ko utari uri kunyu. Icyo kizi no gutombeka ibirenga kigakanura nk'umutubu. Mereze ibyo biryo niri. Eraga nibirashya. Bimara imitura nta kibazo. Aha. Anda neza. Agende. Man, ubu kubera iki koko wampaye nimba umugabo yinjiye hano kumugora ahita akavuga ati umugabo araje akanamukora no mu bituza no mu misatsi umwanya wavuga ngo urunuru cyane yerekeje abandi ko nanjye buretse ubuzima ndi kunyuramo hari igihe ejo cyangwa ejo bundi Imana yantabara ubu ngubu korusa Akira mugabo mwiza. njye nshaka ibiryo nashaka amazi mwitonde Karabanza n'ibiryo byose ibiryo birahiye. soje bamenya no kwita kubaga Karaba yewe. ugiye kubinukira se abandi bagabo bakarabyaga abandi bagore bakarabyaga abagabo baba bari no kubaririmbira ariko wowe nimba urururagi kandi akushima uruntu urukarifa ko ntaco igicagira vuba udasanga ngo usanze iyo ngiyo kuzana ibiryo umuntu kumanza wamujujubya Turakira. Dane byo bawaha. hakuruzu ibintu yakumere kisa kumirora nasibini ibiciro ku anye Karamba. ibintu Ubu n'uburingiti. ubona byiza nuko igifu cyaje cyakubwiye ko gikeneye uburingiti navuze ngo uzana ibiryo aho ngaho mvugisha amagambo menshi Yewe. numvisha ko utetse numvisha ko no guhumura Yewe none se kari byo nabonye. Nagira ngo ndebe ko abana babona ko netse byibura bagasinzira. ikiyo akakasakagara mugenda rucogoza wikopesha yo aguhereza ibiro bibiri by'ibirayi ntawe agiye Nagezeho baramakanira da ngo ntabwo tujya twishima. nazo ahure uzanye n'ibiyungura tumbitse ngo nzanye ibiryo ubu
guhaha wabirya wowe nari bubigenze nese mugabo mwiza natwe mubwiye ngo uzana ibiryo umbwira ngo ibintu bimeze guca tubigenze guca tubikore guca tujanirane guca utanzaniye ibiringiti uri kubona uzi ko nabikubwire rega harimo n'ibiryanye madamu utari wamenya ukuntu ugomba kwitwara ku mugabo nzakuje buri ukumva nimba kakaya ndi umukene njyewe nakuzanye njyewe ndi umukene cyarakuzanye mfite n'amafaranga ko ari wowe naneye umwaka ukanamagi memereza akamugara 5 gari hara munsi y'igitanda ku musego kure itafari ya mereza wazi n'amafaranga ntabwo uri kubyumva amafaranga nayo hari kagiye dore wa mugabo wari urimo ideni yaje kwishyuza hano nayamuhaye kari mwaboze yego kari mwabo bana none sawa koko tuvugizanye ukuri wayamuhaye arayawe nese ko yaje ari kunyishyuza amereye nabi mugabo mwiza nayo ubigenze gute urangije unekera ikiringiti ukizana hano gusa n'ingoni erega nanjye si njyewe nabuze uko nabigenza nawe si wowe ibiki nagira ngo ndebe ko abana bari bubashe gusinzira bagira icyizere cyo kurya koko ari nje nawe wavuga ati ndi umwaka uni nje nari ndi umusore ndi mwiza ntawamenya ngo ntibyatugwiririye warize waje kuguza foromine abo basi akagwa n'ikiro cy'ibishimbo nagiyeyo kare yaramereye nabi yaranyishe madamu nje wenda nubwo wenda nje manze nakwisegureho nubwo wenda ntahaga wenda ndi kuvugira hejuru nanjye ntabwo ari ukubera mbaga nkwayo ndanagukundaga nubwo wenda ntako nabigenza ko rero nawe nagushiraga mu gaciro ngureba ibintu ukuntu bimeze nozi ko nagiye guhiga no kuseta ko byanze nkaza nabona umwotsi nkishima nkagira ngo wenda uratetse ubu koko nta nisoni unzaniye ibi ngibi koko nk'umuntu ukunda wari uzi ko iyi ngiyi ari niyo ngiye kurya nese mugabo mwiza nawe bigenze kusanze ntetse koko ariko kwari ukujijisha ubundi nta kuntu wasubira iwanyu hose banyemera banza n'abatanyemera ahari gusa abana basinziye ryari nubwo babonye incanye mu ziko bagira ngo ndasetse bigira icyizere cyo kurya umuntu agumye na hano n'umwururugo inzara yamwica ntangane mugabo mwiza n'ubuzima butuma ako umugabo mwiza inzara iri gutema amaribiro kubimbwira waje kubibwira abana banyu umva rero ngiye hano hepfo ku muhanda ndakumva dore kumunwa ugira ngo umunwa gwakunaniye n'ubuntu haragira umuntu uza kundeba hano w'ideni ukamubwira ngo rubanda ntawe uhari yaragiye dore utavuga kuko ngo nageze hano nkagenda utankorera akaga urumva yego ndakumva ndaje wawuronye ariko mana we naragowe koko umugabo aza ntacyo azanye azanuka anoteza nakumira Urayikima ariko ndakora noneho se wigize umukobwa yego nyine nshaka ko nanjye bampa ku mafaranga kuko ubuzima bumeze nabi ariko ndakora ndetse ukumva ko barayaguha kubera ko wigize umukobwa none mbigenze neko nshonje roza akaze nkubwire uwo wakora yaba yarapfuye kera aha niswada kanigendere nishakira urufite kuko sinakishinga amagambo yawe wagize n'amabuno ariko noneho se witwa ndera ni nyiranzakiba kwiza ninde itiyani wiki ego ko mana yanjye cyo ngaho nyaruka nanjye kambe bensiga koze sirikoreye mana yanjye igendere ndananiwe igendere ndananiwe narakuguyaguye uranga none ndananiwe yo ukunda cyane cyane nibyo byatumye nyanga cyane Registe we nta rubanda we umeze uteze ndaho kamera sha mu mwanya we nagenze biteze atinyuka umugore wanje nashatse mukunze
tukaja no gusezerana. ntabwo uri kunsobanurira. Wahura n'iki ko nataje mu rugo ndi kugira ngo agiye kumpa ibiryo njye n'inzara yenda kumpa mama, hanyuma yarangiza akarura ikiringiti kirimo n'ibiryo. ariko ma wareka guseka kuko uri umugabo. ariko mane uri kubona njye ndi kukubwira bishakeje, ndi kubona ndi kukubwira. ariko uyu munsi ko mwatekereje cyane mu kanya n'ubundi hanyuze umuntu atereka nigeze umukobwa ntibyambera ngo yageze ati kubizi ko twiganye nkasha ndakugisha n'inama ikintu cyose tukakijanirana tukamenya ngo ikintu turakigenza gutya. Ubu ndi kukubwira ibintu ibibazo byambaye nk'umuntu w'umugabo ukuri umugabo wundi nawe ako nsishira mu gaciro. Ikiringiti se nicyo yatetse? ikiringiti yaba ari nacyo cyonye kirimo n'ibiryanye. Umuntu w'umugabo aratashe ngo bagiye kumuha ibiryo ngareba ibintu yankoreye. maye nka rutameze abiri ibyo nta hantu byigeze. Ariko ibyo nkubwira wa muntu ashatse wenda ibyo rwose mwisa kiti mateka karibwo nayumvara. bura reka nkubwire shisi nukuri usibye weho wenyine n'Imana yo mwijuru mbwiraga ibintu byanjye nta nundi muntu wamenya ibintu byanjye. konzi kari njye wari ufite imibereho mibi higwa harangaha kwibarabara ntegereje dore nanjye nkweto mfite mu mwanya wanjye dore nizo nari naguze izindi barazinyatse ngo nta nasabiza nambaye inkweto cyakumva. hano uzi ko nimugoroba natekereje no kwiyahura nuko navuze ngo ntabwo wakwiyahura ese waje no kwiba ariko utiyahuyemo uzi wabura igitoki cy'umuntu. kwiyahura ndavuga ati ntabwo nakwiyahura nshonje mwana nacyo ni ikindi kibazo ahubwo nanjye mpora mu masuku hano shaho ndakumva. wanguza na 500 ntabwo komana yanjye ariko ikibazo ndiko wavuze n'ijana ko ntacyo mfite ariko dore kuva mu gitondo dore nicaya si saa 8. kanze nkubaze wemeraga Imana yo mwijuru? ko nsengaga nimba usengaga kubona umwana w'Imana yandagaye hanze n'inzara iri kumurya ashaka no kwiyahura akubwire n'ikibazo cyo wanga kumutabara. izajya Imana ubu nta mafaranga mfite cyakoze amafaranga maze ngayamwa ako jisi ni igiceri cy'akabesha utayibamwa unje kugurisha radio hejuru y'inzara wandi wanguza ibiceri wenda nkasha no kurya umugati hariya kwa Kazungu. Sabani zajya subiza kuri mu mwanya wanjye ntacyo nakwima pe ariko ubu ngubu nta mwanya wagiye gupfa rero agiye kwicwa n'inzara. ese ndakubesha kujya bimarira iki koko kandi ngiri kote ndetse nambaye agerira ko pfanagoro maze kwandura jisi ndakumva mu mwanya wanjye wanguze basi meza na 300 ndakwinjiza Imana nta kintu njye se ubu koko none se mbigenze dore kuva mu gitondo dore amafaranga maze kubona nayo yonyine ese nkora iki koko nagaraye ubusa nje ni ideni nje nzayakwishura nuko radio yanje bari kuma make kibona nayigurishije uzanyishura nje nzakwishura ntago kuvuga ngo nayo kuma mwana wa mama ndabizi nawe ubuzima ubayemo ntago bugushimisha. Robani izina ry'Imana kanze nkubwire dore ngaya ni 200 nari nsigaranye wambabare wenda kugashira 50 akaba 250 urambabare izina ry'Imana nta kindi giceri mfite dore ngaya si 200 akira kiragenda urebe ko umuryango urabaho kereka ninkongeza kino giceri hano icyarimwe ariko nanjye bakimara ngo wakimaye se umuntu ufite umuryango man ariko rero shakirange tibyo kumva babaje nuko uhomba n'abahomba nyina nacu aho kwihangana mu mwanya wanjye dore na kandi umenye ko nkwiguranye turubona nta kintu nsigaranye usubunda gikimwa koko uri kubona nje ndimbwa nubwo iyo ngeze mu rugo mo kaga bakanyitembwa nkamera nk'imbwa uzi nje uri kubona ndimbwa ntacyo none se mama cyokoza mwana hari abagabo ntihapfa abandi ikintu nakubwira nimba ushaka kuba mu buzima bwiza umva ntuzishireho umurunduro rw'umugore ngo uraruzanye ijoro rya mbere bagari byiza bya kabiri aribyo nakubwiraga so kananira shaho arakubwiye ne wava mu bakuri ariko kare usinzi ibyubagamo ubuze ko nirigwa iyo nitahiye ndagenda nkaryama nta muntu ukomeye takubona niririye gusa udasanga nakuguyeho sawa kamanze ngere hari akuntu uza mu santire manze we nareba nubwo mugata nturayatsinda yose uzi 200 nayandi ndagusanga hano cyangwa urugiye kuva ndaba ndaje hehe se kara hano Yesu urakoze mwe Imana iguha umugisha genda ugabura umuryango wawe
nanjye kambe ntegeye ahangaha shaho ndi gushaka inkwano z'umukobwa w'amabukwe ari uko nabyo mbonaga sinzi uko bimeze nabizakunda ndabizi siko ndabona bino abakozi ko batari kumpa raporo bite Shari karame mugabo mwiza wari uri mu biki mu gikari ewe nayo ndi gutunganya utuntu hano mu nzu umeze utese ndabona umeze neza nariri umeze neza ego shira umamagara y'iki hari ibyo nari nshaka kubwira icara tuganire ndabona keza meze neza kabisa nuko stress ziba zambaye nyinshi ariko waretse tugatumira Gakire akaza tugasangira ko bujya bamufata nk'umuvandimwe wanjye nubwo anyungirije mu kazi Gakire Gakire wa mugabo unyungirije hariya ku ruganda unyungirije mu kazi burya mufata nk'umuvandimwe wanjye tumutumye akaza tugasangira byaba ari byiza cyane byaba ari byiza cyane Gakire burya ni umuntu mwiza sheri uzi ko twanabyaye ariko ntazi nuko sheri umanza atarabimenye nashobora kuba atarabimenye ahubwo weho reba ukuntu wakohereza umukozi agendamo tumire aze tube twasangira kanze ndebe ko umukozi yasimbukirayo ajye kumubwira kuko birakwiye kuko abantu bakorana bagomba gutumirana rega bakagira n'agahe ko kuganira mu kazi ko biba bimeze kabisa ntabwo duherukanye kandi mugomba kubinoza iby'akazi nyine nkamwe baba bosi gira vuba tuma umukozi agenda mubwire aze dusangire kandi birakwiye yego mugabo mwiza kanze ndebe ko umukozi yasimbukira akajya kumubwira mutume vuba Angelina Rango Angelina nyaboneka babuja mwamfasha ngwanaho nukuri pe ngwana bamugize neza Imana ibaha umugisha nuko murakoze cyane mabuja Imana ibaha umugisha pe ako mubyeyi yaba umuntu mwiza nyabona komera sheri wanjye komera mukunzi mwiza bega we nari ngukumbuye cyane ni karibu icara hano uretse utandura we icara hano baba we mbega urukumbuzi umeze uteze meze neza cyane meze neza yo wowe umeze uteze mbega ukuntu uri mwiza we sha nanjye meze neza nari ngukumbuye cyane oya sha ntago wandusha ni ukuri uzi ukuntu nari meze karame urankunda cyane igihe waba utari kunyibuka tanzi sheri ukuntu uri keza we nari mbizi burya ariyogoshesha igitambaro ntabwo nari mbizi oya mu gitondo bampaye amafaranga njya kuyogoshesha ubwo rero uriya musatsi nanakomeza gukomeza sheri wibagiwe ko ntanagupfira koko none se waza mu gutu ukajya kumusura ko bashaka kukubona tugende oya nawe wikwihuta icara aho agahinduye ntabwo ejo nka 3:00 uzabe wahageze ejo yego sheri nta kibazo ntacyo ntakora ku bwawe pe nuko ndakunda cyane ndetse ntabwo nabaho udahari sheri urakoze cyane thank you kandi nanjye urabizi ko nubwo isi n'ijuru byahura ntabwo natesheka ku rukundo dufitanye ejo ntabwo wambeshya ndabizi sheri nzaza ni ukuri nzaza mu gitondo angaya ni umuvandimwe shaho nyuze hanangirira neza barampaye igihumbi ngiye kuguha n'ayandi rero uzaza waguze agasabune usa neza sibyo sheri ugiye kumpa amafaranga yo nakuze umukobwa mwiza ni ukuri mbega we yo Mani habwe icyubahiro ye baba we sheri urakoze nukuri urakoze cyane urakoze pe yo bye ubwo nahejo nari bisheri kandi ndagukunda yego nanjye ndagukunda I love you yego genda amahoro bega we ko gukundana n'umukobwa wo mu bakesha izina ry'Imana ubwo nataha urakoze sha we data we
nkumbuye umwana twariranywe nkumbuye umwana twariranywe ewe data bitanushaho igihumbi nubwo nataha n'izina ry'Imana ya garancura n'ubwa mbere ntacyo Ikuriza Imana gukubira karindwi Imana gukubira karindwi hauraga hafunze yes uruntu yes haje ikintu nakirafungura cyane uje kuyirira imikoro yes uramamagarira iki se niba ni mu mutwe hibereye mu bwonko gusa numva ijya nahamagare nawe ari ukumva ndaje ngaho vumbura numva dore ko wavuze data wambyaye vumbura njya kuguha iposho aha iposho yawe se ewe umuntu aho kugira kurongore byazwa akabana n'umumansera fata njya guhaha tangira vuba ariko nanjye buretse urugendo ubundi se magana abiri si wayakoreye imboga gusa utagira indishyi urwo rero utazi no kwi ubu uragenda mu mihanda hose uri gutuzagura Nigisho narinze kureba ko mwagura iki narinze kureba ko mwagura kugura iki nyine wampa 500 tukaryamana nkaguha n'agapote ukaryamana nande nawe waje kuryamana na nyoko si wanjye gera kandi dore ibintu mwihaye ibintu by'ubutinganye 500 yonyine naguha n'agapote sawa ubwo ari igihe waje kuziha abana banyu bibigabura aha ariko umuntu muzima rifata ibi ariko uzi ko buriya aka kanya leta ibibonye uzi ko banaguhanyo ni ukuyihangira imirimo toka waje kumpa amatafari ukashaka kwikorera imizigo wanjye geraho njye ndyamane nawe si ndyamane nawe ngo habaye 500 iki kintu umuntu sara gihombora njye ndyamane nawe sirakubwiye ko nkeneye kuryamana umuntu inzara iri kumwirira ari gukinga 5 atuze ubundi ibigabo by'iki gihe byo nkubwire utazancira hano ni iwanje uri kunyuma umuntu ashashara bashibura mwangegeramo ibintu urugabo rurifata rugashyiraho amabere n'amakanzu ngorosha kuryamana nanjye karyamana n'uruhunyira ariko ibi byose biri guterwa n'ubwo umudugudu ariko ubwo umudugudu wagira bagumenyemo esansi bagumenyemo amadayimoni urugabo rurifashe rurahangara ukavuga ati njye hano kwa rubanda kuryamana nawe ako buretse ubwo umudugudu nimba ari naje barogeye ibihunyira byose bija biraza hano inzara yose ni kwa rubanda agahinda kose ni kwa rubanda ariko buretse naje nintimbuka hano mbimbuka umugore ibi biryo ntabwo byari byoshe ubwo rwagiye he ikintu kiratereka ibiryo ku ziko kikagenda ubusi bashyizemo n'ibintu bahangara bagateka ibiryo birabyana nimushaka murire hari n'inyana abereka mujya muramenya ko nabivunikiye na nyoka arabahahira ndetse njya guteka ngurangira umbwira kuri ngubu we n'agatege uko byagenda kose agatege karaje wenda atagira ngo nince babiriye
nikigera hano mbimushinja ko ari wowe biriye aryera ngiye buretse Mutoni yerekanira agatebe uyu munsi ntaho ndi bujye dore sheri wanjye araza ndebe umukwe wanjye ugiye kuzanzanira inka nkatumira inshuti n'abavandimwe rwose tukanywa tukabongoka araje ni mukanya oya nabanguka rwose uyu munsi mfite na gahunda z'akazi ariko nazirengagije papa dore ngo urashirongeje ise yaje umukwe wanjye yaje se yego papa sheri wanjye yaje ikintu yizihera uramuzi papa nibishoboka iwanjye umusabirizi nasoni umusabirizi wanjye uramusabirizi Taiga papa ndamukunda banguka hano ihuta vuba ndamukunda nuko ihuta umugarikiye cya gisabirizi cyere kungera mu rugo ntago nagira umukusabiriza njyewe gakiri wanjye njyewe gakire ntago nabona umukire njyewe gakire angereye mu rugo njyewe umusabirizi kwanya n'isoni njyewe gakire wabuze abandi bahungu bagutereta cyangwa ukunda ese ko umuhagaritse kandi ari wowe wamutumyeho ye namutumye nazi ko ari umusabirizi kandi njyewe gakire wanjye hano uko areba ntago nagira umukobwa w'umusabirizi ubwo z'inshuti zanjye nazibwira ko papa ndamukunda cyane kandi nawe uramukunda cyane uramukunda cyane umusabirizi uramukunda cyane nawe uramukunda cyane papa okay noneho kambirebe reka nze mugerageze natsinda umusabirizi wanguriye ndahita muguha mubane nta kibazo rwose ndahita muguha mubane yego papa kandi nawe ndabizi ko ari utsinde atsinde Taiga Yego boss. mena ahantu hose umusururu kuva aho kugeza hano hose hano mu nzira hose maze aze aho rigata nk'imbwa hanyuma muhe umukobwa wanjye Yego boss. gira vuba mugire vuba wowe ukurira ibiki oya papa aho nawe urakabije uramusuzuguye cyane aha aratsinzwe nari mbizi ko atabikora ngaha niba gukunda nabikore mitamuguha njyewe gakire umusabirizi urukumva ko kantu gakire umusabirizi mutoni gakire umusabirizi njyewe nibishoboka umukobwa umusabirizi ngaha nabikore nguyu musuru nabikore njyewe gakire uzi ko kibikoze wanjye ntabwo nagiha umukobwa wanjye iyo nshingira umusabirizi njyewe gakire ntabwo byashoboka nibibaho inkuru yavugwa he Sheri meze ute mukundwa mwiza have Sheri Taiga fata vuba mutoni umujane mu nzu umufungirane mu cyumba cye n'uyu musabirizi mumwirukane ave hano sinagira umukwe njyewe umusabirizi ejo imbaga nyamwinshi itazagira ngo nanjye ndasabiriza njyewe gakiri wanjye bumve ngo nashingiye mu basabirizi ntabwo byashoboka ntabwo bibaho mujane mu nzu n'icyo kimvire mu rugo kijya kugujya cyakaguha ushaka ubukire bwanjye shana ruhiye nasoni rero by'iki gihe ariko mani wazishije iki koko ariko mani wazishije iki koko wanyimye ubutunzi nirirwa nsabiriza ku muhanda mane none ukabonyetse n'urukundo rwanjye koko mana ko kubona ninjye waremewe kuvumwa ninjye waremewe umuvumo muri iyi si ya rurema nzabigenze mana koko uyu murono ukubera iki abasabirizi wanjye uzaza ryari Yesu ko ngukumbuye uzaza ryari Yesu
ngo twibanire uko nazongera gusa umuntu kuko umuntu ambonye siyagira ameze nk'igisambo koko ariko mana yanjye icyo nakubwira cyo ni kimwe nimba warandenye ukaba uzi ko neza uko nzabaho nkaba ndi kubaho guca nawe ukaba ubifitemo uburenganzira kandi uri imana warandenye imana izaguha umugisha nubwo uri imana umuntu ukwirirwa aragenda hageze hose bamujujunya amufata nk'imbwa nkaho unagira umuryango yemwe odi odi mwiriwe ngubu nangaha nabariya hano uzi nje njandagera njandasanga abantu nabari ibi bintu wavuga ngo ni ibi nyemwe mufungura ariko mani hano uzi njandagera njandasanga abantu nabari niko yewe wowe ukomanga nk'aho urugi waruguje inzugi wagiye urazimena wagira ngo izi nzugi wazisizeho uragenzwa n'iki mabuje nawe wumvishe umusaraba gwanje wansenge umusaraba kisi ko ndi kubona umeze gutya ubundi bwo ibi bintu wambaye ni ibiki gahinda si uguhora urira nawe bazabikubwira none uragenzwa n'iki urashaka iki urashaka iki kutavuga ku munwa wawe urumye ndamenya icyo ushaka ari igiki waramutse neza izi njaba si uri kuzinzanaho nje mabuja waje uragira neza ukigendera akebo ko arigeramo none se uragenzwa n'iki ndamenya ushaka iki nkuru gutobora ngo uvuge ubu ndabikura mu rubi umutima wawe mabuja uko ndeba gutya ndi umunyamiruho ndi umunyamibabaro none ibyo birandeba ntibindeba vuga iki kugenza nanga nkinga nigendere kundeba gutya narwo meruka no kujya ibyo birandeba se ntibindeba na gato vuga iki kugenza urashaka iki umugore wanje narwo nekeraga akazi kawe none ndukubona nje nahurira he nawe ntabwo urukundeba ntaho muriye nawe ntaho vuga iki riko kugenza ushaka iki urashaka iki mabuje nanje wumvishe umusaraba gwanje basi wagira icumari nakikumarira se none ubwo musaraba gwawe ibyo birandeba simabu hano mufite umukozi ubakoreraga ibintu arahari wase mufite n'umuzamu umuzamu ubwo se uri kubona waba umuzamu umeze gutya mwabuja wangirira impuhwe wenda ukama akazi ukandamira irya none kwe wenda uzandwanaho mu isi mw'ijuru umuntu akozirwariza none se ubu ko wireba uko washobora akahe kazi ariko kubera icyo abantu bese bo mu isi mutakigira umutima mwiza wo gufasha umutima mwiza urahari ariko nuko muza ukuntu umeze ntakuza wicishije bugufi nukuza uri gutegeka ako simabu koko wenda baravuga ngo ibintu byose babihe Kayizari ni ibya Kayizari nicisha bugufi ngo uheke ko kubibona none mbigusabye ko waje urukunsanga ntiwampeka vuga iki kugenza mabuja ungiriye imwe wamakazi washobora akahe kazi ikibara ikipfa icambere no kubara akazi akaba kameze kose nagakora icambere nuko najya amakariso yanjye wayafura ibyaha iby'umwana wanjye wabifura oya da ubu si wateka icyo ngiye kuguha rero ugiye kuzajya urampfurira amakariso no kumpfurira ibyaha iby'umwana wanjye yaneyemo kandi amakariso y'abagore uzibanga riba ririmo kuko ufite umugore niko wambwiye wingegera wenda mufite wingegera nje akazi kose rwose ako wamakose mabuje nje nagakora apfa kuba ndajya nukuri akazi bakaguhaye dore n'ubundi umukozi wacu akazi urakamaye yari yarigendeye mana uriya mwiza rero ushaka waza ugatangira akazi ariko kamubwire icyangombwa ugiye kuzajya urafura amakariso mana yanjye nawe wambwira ngo ncinda koza umubiri wose ibyaha iby'umwana wanjye ukamenya ngo umwana wanjye ntago arambara umwenda gusa nabi ni umuhungu n'umukobwa ni umuhungu njyana namuririmbira none ndi kubona ufite n'umuzika hagiye guhita hasha rero umva nyine none si ubwo nicanga umena ako kwizamura oya ugiye kuzajya urafura
ariko n'ibiryo uzajya urarya ndi kubona aho abagabo bagira ntabwo mwagiraga oya nindushe ibyanyu nzabikuganira n'ubundi umukozi wacu yari yarigendeye ushaka waza ugatangira akazi sure arega ninzabirimo mpamvu uheruka kurya ryari oya ntacyo umukozi nazajye nirwenda gusetsa nzaba ndeba mwana w'ejo nsanze mu kazi agahita anyobora nguke amaje kubikora rwose kandi buriya numwe ntabwo azi ko ndi kumugambanira kugira mukure ku mwanya reka mwihorere tenzaho ishuwe akabyo uratakiri kubikora nta amafaranga ntabwo yapfusha gusa yigiye ukuri kabisa nawe ubundi se gake bari muri aha ariko yego turaho nta kibazo se ngana wanjye ewe twari tuburanye kabisa tuburanyeho ni impamvu z'akazi ariko nawe sorry gato nibagiwe agafunguzo kanza n'agafunguzo dufungure zibye sasa twamenye no kunywa agacupa wagize urufunguzo ni ngombwa nawe ubundi se gake shaka twari tuburanyeho kabisa kandi iminsi yari ibaye myinshi iyo ni impamvu z'akazi imirimo yabaye myinshi kandi reka tuba dufite n'akazi kenshi tuba tunakumburanye abantu batuye rwa ruganda kuriya ufungure kano kabyeri usangire kabisa wakumva ukuntu ubwururutse umucece kabisa sawa murakoze nawe ubundi twari dukumburanye kabisa kandi iminsi yari iciyemo yari ibaye myinshi ni ukuri yari ibaye myinshi ariko ni impamvu z'akazi duherukana ntarabyara urabizi ariko kubera nyine Imana aba yabikoze twongeye turabonana Imana yabishatse kandi nawe wabigizemo uruhare naho ubundi gake nari ngukumbuye cyane niyo mpamvu nagutumiye hano ngo uze dusangire urabizi ufata nk'umuvandimwe wanjye kabisa ndi umuvandimwe ariko ntibisanzwe pe nubwo duhuriye mu kazi ariko ntibisanzwe turi inshuti kabisa ewana buriya iyo ngutumiye tukaza tugasangira tuganira ku bitekerezo bishobora kuzamura uruganda rwacu kandi ibintu bikagenda neza yego rwose niko bimeze niyo mpamvu mwangiriye icyizere nabungiriza mu kazi kabisa nanjye nkora uko nshoboye kose nitanga kugira ngo uruganda kujya rujye hasi rwigire hejuru inyungu ziyongera niko bimeze dukomeze ariko dusangire kuri aka kabyeri keza cyane cheers ku buzima bwacu cheers kano kabyeri karimo kumanura ivumbi karimo karamanura ivumbi neza kameze neza pe aho ubundi gake urabizi ngufata nka mukuru wanjye kandi urabizi uri inshuti ikomeye nubwo tuba tubana mu kazi uri inshuti ikomeye yanjye pe n'ubundi niko bimeze kuko urabizi nta mwanzi wagutera turutse iwanjye nibyo uri inshuti nziza kabisa uri umuntu njya nubaha mu kazi nubwo nyine hariya mba ndi umuyobozi w'uruganda ariko ndakubaha cyane nk'umuntu mukuru kandi ushobora kungira inama mu bintu byose bitandukanye naho ubundi gake twari dukumburanye cyane pe nawe reka nze mbwire madamu azagusuhuze nawe yaragukumbuye pe yego mubwire aza nsuhuze kuko duherukana mutari mwabyara mutari mwabona kibebe niko bimeze pe Shari karamba mugabo mwiza ngwino hano usuhuze umushyitsi mukomere cyane amakuru yanyu ni meza kubisha amakuru mashaka ngo mwabonye ikibebe tungutse umwana mushya ariko tuzakuca amande dore ni gowagira ntabwo twabimenye byagenze bite iyo mutoreza none mukozi ngaze kutureba ntabwo twari tubimenye ariko Imana ishimwe ubwo umwana yabonetse neza Imana ishimwe Shari uyu Gakimu ureba rero mufata nk'inshuti ikomeye cyane mu buzima bwanjye ntekereza ko buriya niyo napfa ashobora kuba yanderera abana neza kandi bakabaho neza bakiga bakamera neza ibyo se gusa
ahubwo abana bawe nabarira bakiga bakaminuza ku buryo izina Senganda bitazasibangana na rimwe. Nibyo rwose. Abantu uri inshuti nziza kabisa. Kagira inka. Ubwo wanderera abana kagira inka n'amafaranga menshi cyane. Murakoze. Ujye umuntu w'umugabo kabisa. Murakoze. Tunyifuriza Imana gukubire karindwi, Imana gukubire karindwi. Niba ari umuvumo Imana gukubire karindwi, Imana gukubire karindwi. Ko ni wowe mubyeyi wacu tengamara. Sha ubwo bagira gwiki kandi ndazoza. Wenda ninshake ibintu bimere nkaho byananiranye ariko ko ntacu. Nta muntu we hari umeze nka kadahwema. Ibyo wavuga ngo ariko bijanira na gute? Ugasanga bibaye da bakanyirukana ntakongera kubona akazi. Kwari ukuja nditwara nk'amata gabashitsi. Yambwira ngo ndi ikimara, nkamwikiriza ngo ati ntacu. Yambwira ngo ndi ikigoryi ntacu. Zatureba irangegera y'umugore nimba barabaniza iravuga ngo none ngo rubanda ngo ni wewe urakora ibintu byose. Nanje nagiza no kwa boss. Nimba sonira no kumbona. Kuyovuga ati rubanda ibintu byose ni rubanda sinaramubyara. Zamubyarira abana nongere namure. Ngegera gusa. Unganya. Tarot. Uruntu. Uhagaze hano nk'urupoto. Yewe. Yewe muga. Sikuna rukubise rutababara mwa. Uruntu. Ikosha. Uziko ari njyawe yabonye hano nga. Wewe. Ntago rwumva. Reba hano naguhonda. Hano uri kwa boss ninjye muntu bantu bashinze ibintu byose byo kuranda bikontrol. Aho uri kumva? Vuna mutura. Yewe. Yewe. Ntago uri kumva? Yewe. Hago sahaje. Tane bana bakugenda. Ni mabusha. Oya. Kumena hamazi. Wanyi. Twaje. Oya. Byinshi kabisa. Byiza ariko. Meze neza nanjye. Kabiri Kabyoshe. Ubujya. Ndariga. Yego umuntu murakoze. Bitanda kuzuka bibona none mino nanje ndapo. Murekure tugende. Shawe. Ngano nonje uzongera unamenye. Je mwere kwano kwa mabusha. Wamaye uburenganzira. Mabusha. Shawe. Kandi sumungu yopata nurunu ngarumu. Kwagira nanje nanu bwenge mfite. Shawe. naho ubundi gake kabyari kari kameze neza pe. Kari kameze neza kari kumanura ivumbi. Ewa nabongeye rwose ndi kumva. Good. Aho ubundi tuzasubira reka mbasezere subire mu rugo kandi namwe muze kugira amahoro. Sawa murakoze tuzasubira. Sawa. Sigirana amahoro y'Imana. Sawa. Nari muhaye nyina. Hari wagasari.
habaye iki uyu mukuru ukabura uruturumbu igisho wajya n'uruzi ese kuba fashe ibase habaye ariyo nari ngiye kumuhondesha atinyuke azi hano ngaho avuga ati ngo urubana ngo njyewe ndakuvugisha navugisha ariko nawe uzicisha make 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 arabashitse bavuga njyewe ngo amaye kazi ko kuja ndakora ibintu byawe ariko iyo wamenya yuko ukora utaha none se abantu bose bajaje baraza hano ubatera akavuyo akumba ushuranyuba hano kuri mabuje ndakubaha cyane kuko uri umukozi unkorera ako rero baragafite ariko uramenya yuko ukora utaha nawe rero akavuyo mu rugo rwanje oya nawe nuncurire nimara kuba nje unkoraga akazi ndagakora ukamana amafaranga nta muntu rero uvuga ngo uramaga ibyubusa cyangwa waga ibyubusa urukuni ndi kukumva reka twumvikane rero uje uramenya yuko ukora utaha nose ndabiyobewe ntabwo wari ubizi hano niyo mpamvu uri gutera akavuyo hano ndi kubona abantu ariko akavuyo ku buryo umudayimoni gwaba guri haranje n'ingutokeje none ku buryo abantu bose bazajya baraza hano ukabatera akavuyo je buriya nuko haro rugabo ruturutse mwiranzu yacu rukamukiza nari ngiye guhita mukanja kanya ngamushana no munwe cyo rero ntabwo bizongera mere zani yo bose bikomereza akazi kawe rero nibase ndi mabuja wawe ibintu nubworoherana ariko urasi aho mabuja reka urajya na kwanzamo ntabwo sawa oya ntabwo sawa komeza akazi kawe oya nta kibazo mabuja wisubireho mukanya nanjye ndaje mu rugo ndebe uko biriwe bose ngetayi uzi kuntu kiriya gikozi cyakwa senganda kimenyeho amazi wahora n'iki kuriya muryango wanyobeye uzi ko senganda arimo ambwira ngo namurerera nta soni kugira vuba uhita umwici umukureho haveho musimbure kuri mwanya ngomba kumurangiza vuba niko bimeze ugomba kubikora vuba vuba nta gutinzamo ati noneho kwabiri kwabiri akiresha amagasha ko afite amafaranga umuntu wawe kagaceri ko kubona kamaze kira agaceri ka rimwe agaceri koko mbashawe musabiri genda ubwire umukobwa wanjye utakimukunda atangire kujya urukumva umbabarire mubyeyi ntabwo nabivuga kuko ndamukunda cyane uramukunda ni ukuri pe yego uranyumvira ra numva nana kimera ikigwa vuba vuba ndakwinginze reka ngusaba umfashe ndagusabye mfashe uncire inzira ntuntandukanye n'umukunzi wanjye kuko ubuzima nacyo bwawe bumaze ndiho nta mutima mfite umutima wanjye narawumuhaye urabizi urukundo namukunze ntirunyemera kubaho ntamufite umwijima waje mu mutima wanjye uhindura ibicu bihinduka umukara umutima wanjye urimo uratonekara numva nenda kwicwa n'ikiniga iyo ntekereje umukunzi wanjye nihebeye ubuzima bwose mana ndakwinginze fasha nturuka njye kwa hano nahaye ubuzima bwanjye bwose yaba akize cyangwa akenye njye ntacyo bimbwiye ariko se ahantu uba nashyize agafunguzo ngo nturokera ngaka si ubibona yego
kumva ubu nacitse nagiye ngiye kubana na sheri wanjye ntabwo nabwo ntamufite afungura nigende Oh my god. Basore vava bose. Nuzimabo. utanye indaya Babujaje.